usenga Imana igufashe gusobanukirwa, usobanukirwe iri yerekwa ry'uyu murima w'amasaka. Imana irambwira ngo ubwo umushyitsi agiye gutambagira ibihugu bitandukanye, ngo abantu benshi bitegure kubona ibyo batigeze babona. Azakivanwamo nuko yubashye Imana, agakiranukira imbere y'Imana. Imana irambwira ngo uhanurira aba bantu babwire ngo ishyano riraje. Imana irambwira ngo igihe kirageze, son perevo tikrere shisefaine contre la bekuwa siri jesitotaine. Imana irambwira ngo igihe kirageze. Abonye abantu benshi cyane baboroga, baburubahoza. Imana irambwira ngo igihe cyo kuboroga kwa benshi kirageze. Icyo gihe bazamutakira, nukuri ntabwo azabasubiza. Uwiteka ngo azabima amaso, ngo ndetse ngo abihwanye n'inabi bakoze mu mirimo yabo. Ngira ngo nkubwire ngo hindukira ugifite uburyo, kuko igihe kiraje ugiye gushaka Imana kandi bitakigushobokera. Mbere yo kugira icyo tubabwira, reka tubanze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe kutarondoreka, tugushimiye amaboko yawe aturinda ku manywa na nijoro, kuko amaboko yawe atabaye kuri twebwe Satani yaturangiza, ariko kubera yuko dukunda uraturinda, tukabona burakeye, tukabona burije. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero ngiye gutambutsa ibyawe, ubane nanjye, ungirire neza. Kandi Uwiteka, ni ukuri muri uyu mwanya rinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo mvuga ibyawe neza nk'uko bikwiriye. Urakoze rero kubyumvishe kandi kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi. Turasoma Zaburi ya 92. Zaburi ya 92. Wumve icyo ijambo ry'Imana riri kutubwira muri uyu mwanya. Zaburi ya 92, umurongo waho w'umunani, haranditse ngo iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, kandi iyo inkozi z'ibibi zose iyo zeze, ni ukugira ngo barimbuke iteka. Imana itugirire neza cyane. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi. Murabona aha hantu ndimo mvugira ubutumwa ni ahantu hari ibyatsi. Igihe cy'izuba, iyo izuba ryacanye cyane, hari igihe usanga ibyatsi byarumye, ariko imvura yarwa mu gihe kitari kirekire cyane, ugasanga ibyatsi byarutse cyangwa se byazamutse ku bwinshi. Abantu bagira amatungo barabizi cyane, iyo ari mu gihe cy'izuba usanga amatungo yarabuze ubwatsi, kandi n'abahinzi barabizi, kuko mu gihe cy'izuba imyaka iruma, mu gihe cy'izuba imboga zirabura. Ariko iyo imvura iguye mu byumweru 2 gusa, usanga imboga zazamutse, usanga ibyatsi byazamutse, ugasanga amatungo abonye ibyo kurya, abonye ubwatsi, ugasanga imboga zirongeye zirabonetse, n'imyaka ikazamuka. Noneho rero iyo bizamutse ntago bizamuka ku buke, ahubwo bizamuka ku bwinshi. Ibyatsi iyo bizamutse bizamuka ku bwinshi. None ijambo ry'Imana ratubwiye ngo iyo abanyabyaha barutse, iri jambo muryumve neza, iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, kandi inkozi z'ibibi zose iyo zeze,
ni ukugira ngo barimbuke iteka. Ni ukuvuga ngo iki gihe cya none cyangwa se iyi minsi turimo, tuvugishije ukuri, ni koko amazu ageretse, abakire bari kuyubaka rwose bigakunda. Tuvugishije ukuri, abanyabwenge bari kwiga bakabona na buruse bakajya kwiga hanze, ubumenyi bukarushaho kwiyongera, abanyabwenge bakarushaho n'ubundi kugwira. Tuvugishije ukuri, ijambo ry'Imana riratambuka mu nsengero hirya no hino aho batazikinze, kandi wenda uretse mu Rwanda, ntabwo mu bindi bihugu ariko insengero zifunze, kandi ubutumwa tuvuga ntabwo tububwira abanyarwanda, turabubwira abatuye isi bose babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ubu butumwa burabareba. Ijambo ry'Imana riratambuka ku maradiyo, ijambo ry'Imana riratambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyo ugiye kuri Facebook usanga ijambo ry'Imana ririyo, wagera kuri YouTube ugasanga ijambo ry'Imana rirahari, izindi mbuga nazo ugasanga nuko nguko rirahari. Ariko wareba ugasanga ijambo ry'Imana ntabwo ryemerera umuntu gusambana. Ariko wareba ugasanga abasambanyi bareze nk'ibyatsi, cyangwa se nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, ugasanga abasambanyi barimo bararushaho gushora imizi, bararushaho kuzamuka, bararushaho kwaguka, bararushaho kuba itsinda rigari. Nyamara ijambo ry'Imana ntabwo riri kwemerera umuntu gusambana. Wareba ugasanga ubwicanyi buri gukorwa muri iki gihe cya none n'ubw'indengakamere. Nyamara ijambo ry'Imana ntabwo riri kwemerera abantu kwicana. Wareba ugasanga abarozi no mu nsengero bari, ugasanga nta musozi n'umwe utariho umurozi, ugasanga abarozi bareze muri iki gihe cya none. Nyamara ijambo ry'Imana ntiritubwira neza yuko dukwiriye kuroga, ahubwo riratubuza kuroga. Ariko ugasanga abarozi bareze. Wareba ugasanga ubugambanyi muri iyi minsi nibwo buganje. Wareba ugasanga ubwesikoro, ubujura muri iyi minsi, ibyo nibyo birushaho kugenda byiyongera. Ugasanga umuntu arareba mugenzi we akavuga ati uko biri kose runaka Imana yamugiriye neza, arahembwa umushahara utubutse. Ariko wareba ugasanga uriya muntu niba akora muri kampani, ugasanga ni umujura, aranyereza iby'abandi, ntanyurwa n'umushahara ahembwa. Ugasanga abakozi ba leta irabongeza imishahara kugira ngo nibura bakora akazi neza, wenda birinde za ruswa zamaze kumunga isi. Ariko ugasanga ruswa yanze gucika. Bivuze ngo ibyaha birushaho kugenda bigira umuryango mugari. Bivuze ngo ibyaha muri iki gihe cya none birarushaho n'ubundi kwiyongera. Nuko ugasanga abatinganyi bararushaho kwaguka. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nubona barutse nk'ibyatsi, noneho ukabona mbese ngo bareze. Ubundi iri jambo ngo kandi inkozi z'ibibi zose iyo zeze, iyo voka, igiti cya voka iyo gifite imbuto zikazamo zigakomera, baravuga bati kino giti kireze. Iyo igiti cy'ipera, igiti cy'indimu, igiti cy'umwembe, iyo kigize imbuto zigashya, baravuga bati
amapera areze, imyembe ireze, indimu zireze, kubera yuko bigeze igihe cyo kugira ute, cyo gusarurwa. Imana yambwiye ngo kubera ko ibyaha bimaze kwera hano muri iyi si, ngo Imana igiye gusarura. Numva ijwi rimbwiye ngo mbese iyo umuhinzi imyaka ye yeze abigenza ate? Ndasubiza muri iryo yerekwa ngo igikorwa nuko iyi myaka yeze isarurwa. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo bwira abatuye isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ubabwire yuko ibisarurwa byeze kandi nyiri ibisarurwa agiye gusarura. Noneho ngiye kubona mbona umurima munini w'amasaka, ngiye kubona mbona nawo ureze, ko nabonaga ari amasaka yeze. Ngiye kubona mbona barimo barayasarura. Imana irambwira ngo ubwira abantu baharanire kwezwa. Imana irambwira ngo kandi ubwira abantu ngo nubwo iyi si barimo barashaka kuyigira nka paradizo, ngo babwire yuko iyi si itazahinduka paradizo. Imana irambwira ngo babwire ngo umunyabwenge agire kwegera Imana yezwe, ngo kuko abantu bamaze gusinda ibyaha. Abantu barimo baravuga ngo ese igihe abahanuzi bahanuye ngo Imana iraje izaza ryari? Babwire ngo igihe cyo gutungurwa kirageze. Kandi ngo babwire ngo iyo umuntu afite ubukwe agerageza kwitegura, agashaka ibyo kwakira abashyitsi, agashaka ibyo kuzimanira abazaza muri ubwo bukwe, ubabwire ngo umushyitsi mukuru agiye gutambagira ibihugu byinshi, kandi ubabwire ngo uyu mushyitsi ugiye gusura ibihugu bitandukanye, ubabwire yuko abanyabwenge bakwiriye kumwitegura. Imana mu rugero ku muperezida irambwira ngo iyo umuperezida runaka ari busure igihugu runaka, ku makuru biravugwa, abantu bakamenya ngo perezida wenda wa Amerika arasura igihugu cya Djibouti, arasura igihugu cya Mozambique, ni urugero. Ubabwire ngo umuntu ukomeye agiye gutambagira ibihugu bitandukanye, kandi ngo n'umupagane azamenya yuko icyo gihugu cyasuwe n'umuntu ukomeye. Imana irambwira ngo ubwire abantu bitwa yuko bakomeye muri iyi si, babwire ngo ubwo uyu munyacyubahiro agiye gutambagira ibihugu bitandukanye, ngo hari abantu benshi bibwiraga yuko bakomeye bazabasha kuva mu nzira, kugira ngo n'ubundi ubwo azabatambagira azaba afite umutekano usesuye. Imana irambwira ngo urebe perezida iyo ari busure ahantu, ngo ntabwo abantu usanga bafite kwitwara uko bitwaraga muri ako gace, kuko haba harinzwe, haba hari umutekano. Imana idufashe cyane. Mu yandi magambo usanga hari ibintu byahindutse muri ako gace. Nibwo Imana yambwiye ngo hari ibintu bigiye guhinduka, kandi impinduka yabyo
itungure benshi. Kandi Imana irambwira ngo ubwo umushyitsi mukuru agiye gusura ibihugu bitandukanye, ngo ubabwire ngo isaka riba cyangwa se igenzura rikorwa kugira ngo umunyacyubahiro cyangwa se umuperezida wasuye agace runaka abashe kugendera mu mutekano we, ngo iyo bagufatanye fraude, bakagufatana ibidakwiriye, icyo gihe uhura n'ibibazo bikomeye cyane. Imana irambwira ngo uko ugiye gutambagira niko abantu bazasanganwa ibidakwiriye, bagiye guhura n'akaga gakomeye. Ubu butumwa ni ukuri, usenga Imana, Imana igufashe gusobanukirwa, usobanukirwe iri yerekwa ry'uyu murima w'amasaka nabonye uri gusarurwa. Kandi ni ukuri ngiye kubona mbona abasaruzi bawunyuzemo, mbona barawusaruye, mbona birarangiye. Nabonye ikirere gicuza umwijima, noneho muri kwa gucura umwijima mu kirere ngiye kubona mbona abantu bari kuvuga ngo Mana, ibi ni ibiki ko kuva tubayeho ibi tutigeze tubibona. Imana irambwira ngo ubwo umushyitsi agiye gutambagira ibihugu bitandukanye, ngo abantu benshi bitegure kubona ibyo batigeze babona. Imana irambwira ngo babwire ngo Imana yagiye ituma abakozi bayo bakababurira, ndetse ngo kubw'intore z'Imana ngo zigenda zitakira Uwiteka, ngo bya bihe Imana ikagenda ibyegezayo mu gihe byakagombye gutebuka, ariko kandi ikabyegezayo igira ngo nibura abantu bave mu byo barimo. Imana irambwira ngo none uko ibyatsi biruka niko n'abanyabyaha bari kuruka. Imana niho yamaye iri jambo, irambwira ngo burya iyo inkozi z'ibibi zose zeze ngo ni ukugira ngo barimbuke iteka. Imana irambwira ngo igihe cyo kurimbuka kw'inkozi z'ibibi kirageze, igihe cyo kurimbuka kw'abapagani banze kwihana kandi ubutumwa butambuka buri gihe kirageze, igihe cyo kurimbuka kw'abanyabyaha kirageze, igihe cyo kurimbuka kw'abasambanyi. Ni koko wabikoze kenshi ubona n'urwaye sida, wumva urihumurije ngo ni amahoro, ariko igihe cyo kurimbuka kwawe kirageze. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo hari ikibaya abantu bagiye kugeramo, kandi iki kibaya kugira ngo n'ubundi bakikuremo, nkunze kubivuga, bizagora benshi. Imana yarambwiye ngo abanyembaraga ntibazakivanwamo nuko ari abanyembaraga. Imana irambwira ngo abanyabwenge ntibazakivanwamo nuko bafite ubwenge bwinshi. Imana irambwira ngo ntabwo intwari zizakivanwamo nuko ari intwari, ahubwo Imana irambwira ngo iki kibaya umuntu wese uzabasha kukivamo azakivanwamo nuko yubashye Imana, agakiranukira imbere y'Imana. Imana irambwira ngo uhanurira aba bantu, babwire ngo ishyano riraje, ikibi kiraje, kandi ngo ishyano rigiye gusimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, akaga kazakurikirwa n'akandi kaga. Imana irambwira ngo kandi bazashaka Uwiteka mu gihe cy'amakuba ntibazamubona, kuko Uwiteka azabajya kure kubera ko yabahaye igihe bakanga kumwumvira. Imana irambwira ngo bwira abanyabwenge bamenye Imana bayinambeho, ngo kuko nubwo umuntu wese wubaha Imana muri iyi minsi abaye isuzugurwa, abaye igishungero, abaye iciro ry'imigani, Imana irambwira ngo igihe kirageze Imana yubahisha abantu bayubashye. Imana irambwira ngo igihe kirageze somperevo
ti crere shise fine contre la bekuwa sirije zitotaine. Imana irambwira ngo igihe kirageze abantu bagiye kumenya neza yuko umukozi w'Imana afite agaciro. Nituvuga umukozi w'Imana ntabwo ari aba besikoro bo muri iyi minsi, aba bateka mutwe bo muri iyi minsi bari kugenda bakomeretsa imitima ya benshi. Ahubwo ni umukozi w'Imana ubihagazemo neza, umukozi w'Imana utabasha n'ubundi kurogwa n'iyi si, umukozi w'Imana ubasha gukorera Imana ndetse adafite ibindi bintu arangamiye cyangwa yubatseho. Umukozi w'Imana uri mu muhamagaro we mwiza nuwo nguwo. Imana irambwira ngo igihe kirageze Imana igaragaze abantu bayo n'abatari abayo. Nabonye abantu benshi cyane baboroga baburubahoza. Imana irambwira ngo igihe cyo kuboroga kwa benshi kirageze, igihe cyo kuboroga kw'abantu benshi kirageze. Iyi Mana yambwiye ngo igihe cyo kuboroga kw'abantu benshi kirageze. Imana irambwira ngo ariko umuntu wubaha Imana, Imana izamushyigikira. Umuntu wavuganye n'Imana, Imana izabana nawe. Imana idufashe cyane. Ni ukuri wowe neza amatwi, ubutumwa buhora butambuka bukakubwira ngo waretse ibyaha, wavuye mu ngeso mbi, waretse ubwo businzi, waretse ubwo busambanyi, waretse ayo matiku, kujya mu bapfumu ukabireka, kurogesha mwene se ukabireka, ariko wakomeje kwinangira umutima. Igihe cyo kurira kwawe kirageze. Ijambo dusomye ratubwiye ngo y'abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, kandi inkozi z'ibibi zose iyo zeze ngo ni ukugira ngo barimbuke iteka. Igihe cyo kurimbuka kwawe kirageze, kandi kurimbuka kwawe kugiye kuba kubi, kubera yuko kurimbuka kwawe nta garuriro. Birababaje, biteye ubwoba. Nabonye abanyamadini benshi bitwa yuko bavuga Imana, bitwa yuko bakorera Imana, bitwa yuko bamenye Imana. Nabonye barimo batabaza Imana, Imana ikabihorera. Numva ijwi rirambwiye ngo uko byagenze mu gihe cya Nowa, abantu bakagenda bakajya gukomanga ku rugi rw'inkuge ngo Nowa we dukingurire. Nowa akababwira ngo ntabwo ari njye wakinze, ahubwo Uwiteka niwe wakinze. Imana irambwira ngo icyo gihe nta mwana w'umuntu uzabasha n'ubundi kukurengera uwo yaba ari we wese, kuko buri wese azaba ari gutakira, azaba ari gutabaza Imana ye. Kandi kubera ko Imana ziratandukanye, ariko icyo gihe ububasha n'ubushobozi buzaba ari ubw'Imana yaremye ijuru n'isi. Yemwe bapasiteri, mugiye kubona ishyano kuko mutabwije abantu muyoboye ukuri, ahubwo mukaberereka kugira ngo bazane amaturo n'ibyacumi. Nyamara amaturo n'ibyacumi ntabwo bizabasha kurokora aba bantu, ahubwo mwakagombye kubabwira yuko imirimo yose wakora n'udakiranuka yose izakubera ipfabusa. Nabonye abantu bari kubwira Imana ngo Mana wibuke rwose, wibuke uburyo twitanze mu nsengero, uburyo twaguze ibyuma, uburyo twubatse isengero, ariko nkumva mbona nta urimo kubumvira. Imana yo mu ijuru imereza ijambo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Mika. Ijambo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Mika igice cyaho cya 3 murongo n'uwa 4, handitswe ngo nibwo bazatakira Uwiteka ariko ntazabasubiza. Ni ukuri icyo gihe azabima amaso abihwanye n'inabi bakoze mu mirimo yabo yose. Imana idufashe. Ngo icyo gihe ngo nibwo bazatakira Uwiteka, ngo ariko Uwiteka akabihorera. Wakumva ndi kuvuga ngo igihe cyo gutabaza Uwiteka kirageze, ariko bazatabaza Uwiteka, ntabwo Uwiteka azabumvira. Warangiza ukagira ngo ibi ngibi ni njye ubivuga. Jambo ry'Uwiteka nakanwa k'Uwiteka, ariko Uwiteka aravuze ngo icyo gihe bazamutakira. Ni ukuri ntabwo azabasubiza. Uwiteka ngo azabima amaso, ngo ndetse ngo abihwanye n'inabi bakoze mu mirimo yabo yose. Imirimo yawe mibi igiye gutuma utabaza Imana, ntabwo Imana izakumva. Imirimo yawe mibi ni izatuma Imana ikwirengagiza ku munsi mubi. Iminsi mibi iraje,
nubwo bimeze bityo hari uwambwiye arambwira ati ariko ko n'ubundi muhora mutubwira yuko iminsi mibi ishe, none iyo minsi mibi izaza ryari? Yewe ndagira ngo nkubwire ngo iyi minsi mibi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo umuhanuzi abasha kumenya igihe cyayo. Ibyo ni ubwiru bw'Imana, kuko gukora kw'Imana kose kuratungura. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iminsi mibi iraje. Imana yambwiye ngo iminsi mibi iraje kandi itunguye abantu benshi, kandi nk'uko tubisomye ngo nibwo bazatakira Uwiteka ariko ntazabasubiza. Ni ukuri, nubwo uhagarariye itorero uzatakira Uwiteka kuri uwo munsi, nta kintu muzavugana, kubera yuko uburyarya bwawe arabuzi. Nubwo wumva yuko uri umuntu ukomeye, kumva yuko ukomeye mu idini, kumva yuko ukomeye mu bintu by'Imana, nyamara uburyarya bwuzuye umutima wawe, kuri uwo munsi uzatakira Uwiteka ariko Uwiteka ntabwo azagusubiza. Ndagira ngo nkubwire ngo hindukira ugifite uburyo, kuko igihe kiraje ugiye gushaka Imana kandi bitakigushobokera. Burya abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo nkongwa yakomeje kumva ubushyuhe bwo mu kigori. Nuko nyine ikigori kimaze kugera mu mazi, n'ubundi nkongwa yumva imbuzi, ariko yo iribwira ngo niko byahoze. Nuko ikomeza kuguma muri cya kigori kugeza amazi yatuye, ya nkongwa ihira muri cya kigori. Uko niko abantu bakomeje kumva ibineza by'ibyaha, bakumva baryohewe nabyo, ariko ni ukuri bagiye gupfira mu byaha, kandi ni ukuri urupfu rwabo ruzaba rubi cyane kuko banze kumvira Uwiteka. Munyemerere dusenga Imana, ariko ni ukuri hindura uburyo, kuko Imana yacyagufitiye imbabazi nyinshi. Nicyo gituma ibiduhaye ubu butumwa ngo tubutambutse, ariko ngo icyo gihe bazatakira Uwiteka ntazabasubiza kandi azabima amaso, ngo kuko n'ubundi azabitura ibihwanye n'inabi bagize mu mirimo yabo mibi. Imana idufashe, Imana tubabarire. None mwene data, hagaze ku cyubahiro cyawe nk'uko mora mbivuga, urakandagira mwene so ngo wize amashuri menshi, nyamara icyo nabonye mu gihe maze kugenzura ibintu n'ibindi, nasanze nta muntu ujya mu nda y'isi ngo n'ubundi kubageze mu nda y'isi bwa bwenge yari afite bimugirira umumaro, ahubwo birangirira ahangaha. Abantu bamaze gutera umugongo ijambo ry'Imana, ahubwo bihangira ubwenge bw'ubuhangano. Nyamara ijambo ry'Imana narisomye rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge bwose wagira utubaha Imana, imbere y'Imana uri injiji. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwenge bwose wagira ariko utubaha Imana yakuremye, imbere y'Imana ni ukuri ubwo bwenge ni ubupfu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yewe wowe uneze amatwi, ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uri kurya ukaryama, ukaba wicaye muri ofisi, ukabona ifaranga riri kwinjira buri kwezi ukarikaraba nk'ukaraba amazi, ariko igihe kirageze ntuzabasha kurengerwa n'amafaranga ufite. Igihe kirageze ntuzarengerwa n'ubutunzi ufite. Amafaranga waborotse kuri banki ntazabasha kukurengera. Ndagira ngo nkubwire ngo yewe wowe uneze amatwi, yewe igihe kirageze umuntu wese arengerwe n'Imana yamenye, umuntu wese arengerwe n'Imana yakoreye, umuntu wese arengerwe n'ukuri, arengerwe n'ibyo yakoze akorera Imana kandi yubashye Imana. Imana idufashe, tugiye gusenga Imana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ucyumva ubutumwa, ufata umwanya wo gusenga, ufata umwanya wo kwihana, ufata umwanya wo kugarukira Imana. Imana iduhereza ubu butumwa kugira ngo nibura babwumva bakize ubugingo bwabo. Ni ukuri ubikora kenshi ukabona Imana iracecetse, ukagira ngo Imana yarabyihoreye, ariko uburakari bw'Imana buracyakuriho. Reka dusenga Imana, nawe icyo gukora ukimara kumva ubu butumwa urabasha gufata umwanzuro
kuko Imana yaguhaye ubwenge ubashe kumenya icyo wakora. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye kuko uri Imana igira neza. Tugushimiye urukundo wakunze abantu bawe, tugushimiye kutajya wirengagiza abakubaha. Ngaho rero nyemerera ubutumwa butambutse bugirire benshi umumaro kandi buhindure benshi, kandi kubw'ubu butumwa ni ukuri umwuka wera bugeze kuri bene bwo uzarakora imbaga nyamwinshi igiye gukurikira ubu butumwa, ari abari mu Rwanda no mu bindi bihugu. Urakoze Mana, ngaho ukomeze ushyigikire kandi ukomeze ungirire neza mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, aho muri hose turabakunda. Shalom.